Imana nayo ireba imitima yacu. Iyo tugeze igihe cyo kwakira agakiza, hari uburyo tuba tumeze. Ubwo buryo tuba tumeze bihamagara Imana mu buzima bwacu. Yesu ashimwe bene data, turagarutse abo dukunze gusangira ijambo ry'Imana. Dushimye Imana cyane kuri uyu mwanya nanone tugiye kongera gusangira ubwiru bw'Imana. Intego yacu cyane ni inyigisho z'ubwami bw'Imana, cyanditswe ni Matayo 24:14, aho Yesu yavuze ngo mbere y'uko agaruka bimwe mu bimenyetso bizaba byinshi, ariko ikizatuma agaruka, kizabanziriza kugaruka kwe, nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa ibyaremwe byose cyangwa se amahanga yose, kugira ngo bube ubuhamya ngo nibwo imperuka izabona kuza. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukwiye guhishurwa ku bana b'Imana, mu itorero ry'Imana, mu isi yose bugasakara, kugira ngo buzane impinduka. Hanyuma Yesu aze gutwara itorero, gutwara umugeni we, umugeni wateguwe, watunganyijwe, wahagaze uko bikwiriye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo itorero nirijya kuzamuka, ngo azatwara itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari cyangwa se n'ikindi gisa nacyo. Niyo mpamvu rero turi mu bihe byiza byo gutunganya no gutegura umugeni wa Kristo, kugira ngo dutebutse kuza kwe, cyangwa se uko ibihe bya nyuma bigera, dufite mandate yo kwamamaza bwa butumwa bwiza ubwami bw'Imana. Ngira ngo twagiye tubiganiraho cyane, ariko n'uyu munsi kandi dufite topic nziza tugiye kuganiraho. Uyu munsi ndabaganiriza ku bintu bijyanye n'agakiza, gukizwa, kuko rimwe na rimwe habamo confusion cyane ku bantu benshi. Ukavuga se urakizwa, ukizwa iki, gukizwa ni gute? Cyangwa se rimwe na rimwe umuntu akavuga ati ariko ngewe narakijijwe, ariko impinduka muvuga cyangwa ibyo umuntu yumva yakijijwe simbyumva, ntibyambayeho. Rero turareba gukizwa nyabyo, ku buryo niba iyo step wayinyuzemo byanze bikunze, rwose umuntu abasha kukubona akaguhamiriza, nawe ubwawe muri wowe ugahamanya n'umwuka w'Imana ko ukijijwe. Tudatinze rero, ntabwo ndi bukoreshe ibyanditswe byinshi cyane, cyangwa se kubera n'umwanya tuba dufite, ndagenda mvuga ahantu hatandukanye. Akenshi iyo tuvuze ku ijambo gukizwa cyangwa se kwakira Yesu umwami n'umukiza, abantu benshi bahita banyarukira mu Baroma igice cya 10:9, bakareba cya cyanditswe kivuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzaba ukijijwe. Kandi nanjye ndemeranya ko ari byo. Ni rumwe mu rufunguzo rutuma umuntu yakira Yesu, kuko ugomba kwizeza umutima kandi ukatuza akanwa kawe. Ariko ikitari cyo aho ngaho abantu bakunda kwibeshyaho, ntabwo kwatura ari byo bibyara umuntu. Umuntu iyo akijijwe aravuka ubwa kabiri, akaba icyaremwe gishya. Ikigira imbaraga rero mu gukizwa k'umuntu, kugira ngo impinduka zibeho koko, umuntu wa kera apfe, haza umuntu mushya, umwuka w'Imana abe mu muntu, ni ukuba wabashije kumva message ya Yesu. Message ya Yesu niyo Bibiliya yita inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Mu gitabo cya Luka igice cya 2:10, Yesu avuka, hari abamarayika baje bava mu ijuru, baririmba indirimbo cyose, batanga itangazo rikomeye, baravuga ngo isi niyishime inezerwe, kuko umukiza abavukiye. Ngiyo ni inkuru nziza y'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko umukiza avukiye mu isi. Yesu rero yaje mu isi azanye inkuru nziza, cyangwa se aza ari igisubizo cy'isi, kuko ikibazo isi yagiranye n'Imana nuko umuntu wa mbere waremwe ari we Adamu yaracumuye. Amaze gucumura, abantu bavukana kamere y'ibyaha, bakabikora kandi bakagira culpability mu mitima yabo, bigatuma ubusabane bwabo n'Imana bugira igitotsi. Rero Yesu yaje ari undi Adamu wa kabiri uje mu isi, kugira ngo abazavukira muri we bakurweho ubwo bubata bwa kera, cyangwa se icyo cyaha. Bajya bavuga ngo icyaha cy'inkomoko, icyaha umuntu avukana nubwo yaba taracumura, ariko yavutse
mu nda y'umwana w'umuntu aba afite icyaha, icyo bita icyaha cy'inkomoko. Ariko Yesu we yaje nka Adamu wa kabiri kugira ngo nanone twongere tunyure muri we tuvuke bwa kabiri. Noneho Imana ntibiki tubaraho ibya kera muri Adamu wa mbere cyangwa se iby'ababyeyi bacu, ahubwo itubone twabaye abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa se ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ni ubwo buryo duhinduka abana b'Imana. Ariko nkirimo aho hagati aho ndashaka kuvuga uburyo procedure igenda. Iyo umuntu ataramenya Yesu nta n'uburyo wamwakira. Ushobora kubwira umuntu ngo ndakwatuje, subiramo ngo Yesu n'umwami, Yesu ndakwihaye mbere umwami n'umukiza, ejo ukabona nta mpinduka wa muntu agize. Ukibaza se agakiza ntikafashe cyangwa se ko yatuye agasubiramo ariya magambo ko mbona atahindutse. Ntago rero ariya magambo yonyine, ariya magambo ni nk'urufunguzo, ariko noneho inzu ubwayo kugira ngo urangire umuntu aho inziri aho urugo ruri agenda komange, twebwe tumwereka urugi rwo kwinjiriramo, ariko ntago tuba twamweretse inzira yose. Inzira yose rero ni iyihe? Ni ukubasha kumenya ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntago wakwakira Yesu utamwumvishe, utamumenye, utazi n'impamvu ki umwakiriye. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 53 ubona Yesaya agaragaza neza, nicyo gice cyo muri Bibiliya nkunda kigaragaza washaringamo umuntu message y'agakiza. Kuko muri Yesaya 53 havugamo igihe Yesaya yabonaga imibabaro ya Yesu. Yesu yaje mu isi, aje kujya mu cyimbo cy'abanyabyaha, araza yihindura umunyabyaha, yambara icyaha. Igihe yajya ku musaraba yafashe ibyaha byacu byose biri egare gupfa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, cyangwa se kurimbuka, urupfu nyine gutandukana n'Imana, urupfu rw'iteka. Yesu araza aravuga ngaho kugira ngo abe Imana aremye mu ishusho ryayo bazapfe, reka njyewe mpfe mu cyimbo cyabo. Iyo niyo bita inkuru nziza. Hari uwagupfiriye, hari uwafashe icyimbo cyawe kijyamo. Kuko abantu bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana yohereje umwana wayo w'ikinege utarigeze acumura, utazi icyaha. Biravuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo nitujya muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero Yesu aho muri Yesaya 53 bavuga ku mibabaro ye, bakavuga ariko cyane cyane bavuga intego yayo. Baravuga ngo yishizeho gukiranirwa n'ibyaha by'abari mu isi, ngo kugira ngo abyarire Imana urubyaro. Niyo mpamvu Yesu amaze kumanikwa ku musaraba agapfa, igihe yari ari ku musaraba ijambo rya nyuma yaravuze ngo byose birarangiye, cyangwa se mission accomplie. Umugambi w'Imana wo kwigarurira abantu urashyitse. Hanyuma ijambo ryari ryarahanuwe rivuga ngo nirehereza namanikwa hejuru y'isi ngazireherezaho abantu bose. Niyo mpamvu uyu munsi agakiza ntago karobanura ku butoni. Umuntu wese wambaza izina ry'umwami ngazakizwa. Umuntu wese uzemera Yesu Kristo azababarirwa ibyaha bye kandi ahinduka icyaremwe gishya. Rero iyo umaze kumva ko Yesu yaje ku bwawe, wakababazwa ku bwawe, agafata umwanya wawe, ibyari biravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyashizwe kuri we. Ngarika abantu babirebera mu mubiri ngo bagira ngo yababarijwe ibicumuro bye, ariko we nta cyaha yigeze akora, ahubwo yababarijwe ibyaha byacu, ibyaha by'ubwoko bw'Imana. Iyo rero umaze kumva yuko hari uwagukunze akakwitangira, noneho akaba ari na requirement icyo gusaba, icyo yabikoreye ni ukugira ngo numwizera uzakurweho urubanza rw'ibyaha, uzakurweho umuvumo w'uburyo bwose, uzemerwe n'Imana, uzaba urubyaro rw'Imana. Iyo rero umaze kumva iyo message ukumva uyisobanukiwe neza, umenya ko ukeneye Yesu. Iyo rero umaze kumenya ko ukeneye Yesu, kuko nta n'irindi zina twahawe dushobora gukirizwamo, ni ku byanditswe byera bivuga ngo agakiza kabonerwa muri Kristo wenyine. Rero iyo umaze kumva ko ukeneye Kristo ukamwakira, ubuvutso bwa kabiri, akubera umwami n'umukiza, hanyuma umwuka w'Imana aza muri wowe. Iyo umwuka w'Imana aje muri wowe rero hari ibintu byinshi cyane azana character nshya, azana imitekerereze mishya, azana maze iminsi mvuga cyane
ku kuvuka ubwa kabiri. Reka nsiramu bisubiramo hano. Umuntu kugira ngo umenye ko wakijijwe, wavutse ubwa kabiri, kizabikubwira nuko umwuka w'Imana nagera muri wowe uzumva wanze icyaha. Muri wowe mu mutima wumve wanze icyaha, wumve urashaka kugira neza, kuko wahawe kamere nshya, wahawe umwuka w'Imana ugufasha kugira imitekerereze Imana ishaka. Rero umwana w'Imana wavutse bigakunda, dore ikintu cya mbere kimuranga, yanga icyaha n'igisa nacyo. Muri we yumva kunze Imana kandi ayifitiye inyota. Agira inyota yo gusenga, agira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, agira inyota yo kumva iby'Imana ivuga. Kandi kubaha Imana biba zimwe mu ntego priorite ze za mbere. Rero ntibivuze yuko ahita ahinduka marayika, ariko iyo niyo kamere nshyashya aba yakiriye. Hanyuma hakabaho kumwigisha no gufata urugendo kugira ngo ibyo yamenyerejwe kera bigenda bihinduka. Ariko iyo wakijijwe hari inyigisho nyinshi twigisha abantu bakijijwe, tukababwira ngo nyamuneka wisubira muri groupe y'abantu babi, bavuga amagambo mabi, bakora ibyaha, kugira ngo batazakugusha. Ariko nubwo tuba tubibwira uyu muntu, no muri kamere yavukanye shyashya, muri wa mwuka w'Imana urimo nawe biba biri muri we. Yumva ibiganiro bya hariya bitazongera kumunezeza, ahubwo bimuremerera. Yumva adashaka kwifatanya n'ab'imirimo y'umwijima, akumva kunze iby'Imana. Iyo apeti rero y'ijambo ry'Imana n'iby'Imana umuntu arayivukana. Umuntu arayivukana. Reka wenda ntanga urugero mu byanditswe kugira ngo tubyumve. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka 19, tubona inkuru y'umugabo bita Zakayo. Zakayo ngo yari umugome, yari yarambuye abantu benshi. Zakayo yari yahuguzaga abantu, yari umuntu mubi udakunda abantu. Ariko ubwo muri we ngo yakomeje kumva inkuru za Yesu, akajya yumva mu mutima we nubwo ari umukire ariko yakize ahuguje abantu. Biravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Ayo mahoro yaburaga aza kumva yayashakira kuri Yesu. Aravuga reka nanjye nzajye kureba Yesu ndebe ko ayo mahoro ntafite nayabona. Reba mfite amafaranga, mfite byinshi, ariko sindi umuntu ukunzwe mu bantu, kuko yumva nyine yari yarahuguje. Aravuga ati reka njye kureba Yesu, ndumva nshaka Yesu, ndebe ko hari umutima wanjye wagira amahoro, ndebe ko hari nanjye namera neza. Burya kugira ngo umuntu akizwe ntago ari tombora bene data, bitangirira mu kwimenya. Ukabona ko ufite ikibazo, ukumva utishimye, ukumva ubabaye, ibyaha birakuremereye, ukumva ushaka gutura uwo mutwaro. Iyo rero ugiye gushaka Yesu umeze gutyo, byanze bikunze Yesu nawe arabibona. Zakayo amaze kugenda, yuriye igiti kugira ngo aze kubasha kureba Yesu, ko hari abantu benshi kandi wari mugufi. Yuriye igiti neza, uwo mutima ushaka Yesu komunika umutima wa Yesu, arabimenya yuko hari umuntu ufite umutima udasanzwe. Burya Imana nayireba imitima yacu. Iyo tugeze igihe cyo kwakira agakiza, hari uburyo tuba tumeze. Ubwo buryo tuba tumeze bihamagara Imana mu buzima bwacu. Zakayo Yesu yarararamye, ageze munsi y'igiti aravuga ati abandi bose baje kundeba, bari bwumve ibyo mvuga, babona ibyo nkora, ariko wowe kubera umutima ufite, kubera ko ibibazo ufite, ushakira igisubizo muri njye, ndarari wawe uyu munsi. Zakayo arururuka uwo munsi, arara Yesu ajya kurara iwe, barasangira. Rero ikigaragaza ko yari yakijijwe, ari nabyo nari mvuzeho, muzarebe nta hantu na hamwe Yesu tubona inyigisho yigishije Zakayo. Ako presence kuba yamwakiriye, reka tubigereranye n'umuntu wakiriye Yesu mu mutima we, yamaze kumwumva neza, yamenye uwo ari we. Icyo gihe hari ibintu bitangira kuvuka muri we. Muri Zakayo igihe yari yicaranye na Yesu, ntago ari Yesu wamuprovotse, oya, ahubwo umwuka yakiriye, bijyanye no kwakira Yesu, umwuka yakiriye muri we. Dore icyo watuye, yaravuze ngo kuva uyu munsi abo nari narambuye ndabishyura 4, kandi ibyo ntunze byose ndabiha abakene. Muri we agira noneho ubumuntu, agira umutima mwiza, ko yavutse ubwa kabiri, yakiriye umwuka w'Imana, atangiye kugaragaza rero za mbuto za wa mwuka yakiriye. Rero ni kenshi uzumva umuntu akubwira ati nakiriye Yesu, nanjye narakijijwe, ariko nukuri ntacyo nahindutseho, byaha nakoraga ndacyabikora, irari ryari ndimo riracyandimo, kujya gusenga bisaba yuko abantu banyinginga, cyangwa ibyo byose sibyo. Kuko iyo wakiriye Yesu, wamwakiriye muri we, yageze muri wowe, hari ibintu bitabivuka, hari ibintu bitabikoreka. Zakayo urumva ko ahise ahaguruka yatura ibyiza agiye gukora, kuko yahindutse.
rero wakiriye Yesu aba yakiriye impinduka ikomeye kandi atangira guhindurwa mu bitekerezo, akagira amadecision ajyanye n'ubushake bw'Imana. Aho ngaho niho tuvuga ngo umucyo uraza ukakumurika ukakwereka ibibi bikurimo ukabisohora. Zakayo asohora ubwambuzi muri we, asohora ubuhemu muri we, aravuga ngo abo nambuye ndabishyura ndetse inshuro enye, kandi ndetse n'ibyo mfite ndabiha abakene. Ese kuki yavuze ngo ibyo afite arabiha abakene? Nuko yabonaga ko yakiriye icy'agaciro kurusha icyo yari yibwira ko afite. Iyo usomye mu gice kibanziriza cya 19 aricyo cya 18 cyo muri Luka ngaho mbere y'inkuru ya Zakayo, bakubwira undi musore waje kureba Yesu akavuga ngo ko nakoze ibintu byose ngo ndagubugingo, hasigaye iki? Yesu aramubwira ati ubaha amategeko ya natayo nayubashye kuva nkiri umwana. Yesu aravuga ngo hasigaye kimwe, tanga ibyo ufite byose uzunkurikire. Umusore arababara kuko atarabishoboye. Akurumva ko uyu musore yumvaga ko agakiza kari mu byo akora no mu byo atanga, ariko agakiza ni kari mu byo dukora n'ibyo dutanga, kari ahubwo mu Imana yakoze twakira. Imana yaduhaye gift y'urukundo ariyo Kristo Yesu, kugira ngo aze muri twahindura ibintu byose byiza. Ariko nitwamwakiriye cyase nitwabimenye, twumva hari ikindi twakora. Ibi biranjyana kuri Marita na Mariya. Marita yari arimo ashugurika akorera Yesu amutekera. Yesu amubwira ijambo rikomeye avuga ngo wigirire ishyari Mariya unyicaye iruhande utari kugufasha imirimo, ngo kuko we yahisemo kukurusha, yahisemo neza. Kwakira Yesu ni ukumva ibyo avuga, ni ukumuba hafi, ni ugushaka kuganira nawe no kumva ijwi rye, ntago ari ukumukorera. Abantu benshi bazi ko ubugingo ari ugukorera Imana, bazi ko agakiza ari ukugahatanira ukagakorera. Oya, agakiza si ugukora, ahubwo ni ukwakira. Imana yo yagize icyo ikora kugira ngo cyakire. Rero tugomba kwakira, niko agakiza kamera. N'uyu munsi ni wumva ibya Yesu ugakingura umutima ngo umwakire, nukuri ayo mahoro uzayumva, umunezero uzawumva, impinduka uzazumva. Imana izahindura ibitekerezo byawe, izaguha amadecision meza, uzatangira kugenda nk'uko Imana ishaka. Ibimenyetso rero by'agakiza tubibonera kuri Zakayo. Ariko dore uyu musore nawe yari atunze nk'uko na Zakayo yari atunze, ariko bafite ibitekerezo bitandukanye. Zakayo we yaravuze ngo ibyo mfite byose ndabitanga, ariko umusore we yananiwe gutanga ibyo afite ngo akurikire Yesu, kubera ko yari yatangiye kwinjira mu rugi nyarwo rwo kumva akeneye Yesu. Iyo nzara n'inyota yo gushaka Yesu ni rwo rufunguzo rutwinjiza mu gakiza. Mwene data rero, Imana iguha umugisha. Ndakwifuriza ko nawe uyu munsi wakenera Yesu mu mutima wawe, umere nka Zakayo. Zakayo yashatse Yesu, Yesu aramwakira, Yesu agera iwe, ibintu byose birahinduka. Ariko waje avuga ko hari ikindi yakora, we n'ubundi icyo yasabwe gukora cyaranze. Nta kintu na kimwe twakora ngo tubone agakiza usibye kukakira nk'uko Imana yakaduhaye muri Kristo Yesu. Reka dusenge, dushime Imana ngo usabire kugira ngo ubishobore, naho ubundi tuzasubiramo iyi topic nanone tuyumve neza. Uwiteka Mana nziza, Data wera mu ijuru, turagushimye kubwo ko tworoheje agakiza muri Kristo Yesu. Turagushima ko amaraso Yesu Kristo yamenetse ku bwacu. Reka isi yose imenye iyo nkuru nziza kandi yakira ubwo bugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.